우리의 신사
Tubatiza amashi nta kibazo. Umva ndagira ngo rero ubatiza amashi rero burya birajyana. niba mwabishimiye ibyo diyoseze yacu yagezeho ni byinshi, twitoje tukiri mu nda, twitoje turi mu nda, muratubona guma urabona ko barakoze, nagiye ngo murababonye. Noneho rero tugiye kubaha amashi y'urukundo. Simwe abakunze tugiye kubaha amashi y'urukundo basezera, twakira uwateguwe. baratojwe Diyoseze ngo byiduhetse terenema nakanarakaye neri nambye nategwa ndikanga intumbero n'intego ntajya musha mvuge mvuye umuzi ngo byiduhetse Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Waravutse avuga impundu impande zose, ibineza biradusaba, dusabagizwa ibyishimo, turishima turashisha, dushima rurema rugira byose, yaduhaye ngo tuduheka nta utaka. Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Gicumbi cy'ibyiza ntugacubangane, wowe soko y'amahoro ahoraho ntugahungabane, gumana ituze ntutetereza abataguza batakambira Nyagasani ngo byiduhetse. Abato n'abakuru turagukeneye ngo udukenure. Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri.
abashe baserebura basusurutsa ukabakira ukabaha icyicaro bagaca akabajya mu gacucu ku ngoro ya Bikira Mariya bagatetera uwo mubyeyi batuje batekanye bigatinda bagashengerera bakavuga ishapure bagashisha muri Kristu Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Iyi yubile y'impurirane twahimbaje bishimishije isize dusumba uko dusanzwe n'ibyo pe. Erega ni mu gihe twanyuze mu muryango w'impuhwe zirateseka aho zirukana ubwandu bwa Nyakibi icyaha cyagiye nka Nyomberi tuyifashijwemo na Diyoseze ya Ruhengeri. Twaracunguwe koko imyaka 2020 irashize umucunguzi aca bugufi gaca ibicumuro byaduciye iwacu mu ijuru. Kwicara uku ni umucunguzi waducaniye itara utamushima ninde? Oya oya ntawe rwose ngaya amashyi y'urufaya n'impundu z'urwungu. Imyaka 65 irashize ushinzwe aniveriseri nziza mubyeyi. Mu ndimi z'amahanga Jonathan agira ati happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Nanjye ni joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Namwe mudufashe muti isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza. Diyoseze yacu ya Ruhengeri mugongo mugari duhetse twese. Amashuri yarashinzwe turigishwa dushishuburiza ubushwe. Erega kuba duhagaze dukerebutse gutya nuko tutarayikandagira bitabo abanza ayisumbuye imyuga na kaminuza nka Inesi n'iyawe turajijuka buhoro buhoro. Ubujiji nta jambo mbambaroga ubu dusoma neza ibyanditse bitagatifu tugahura n'Imana muri Bibiliya. Amavura avugura yatuvura imvune akatuvana ifata mu kanwa tukivuka akagorora ingingo zanguramye zikagororoka zigakora neza bagasanasana bagasigasira amagara iminsi ikicuma hamwe no gusengera ibisigariye ubuzima bikizima tugakomeza gusingiza Kristu we soko y'amizero. Ibigo by'imari nk'arimu byatugezeho bidufasha kwiteza imbere. Uziyo twizigamye tugakorera Imana n'agahinda n'induru biduha icyizere cy'ubuzima buzira umuze bidutoza gukora dukura amaboko mu mifuka tuguhorere Diyoseze yacu ya Ruhengeri soko y'iterambere. Iyo ndaruye nshimagiza ibyawe buri herezo kuko wihaye kubibarura ntiwabiharura ndakurahiye. Bakristu namwe rungano rwanjye muraha reka mbisabire dukomeze gusigasira ibyagezweho ntidusubire inyuma kuko nibyo kabando tuzicumba tugeze mu zabukuru. Rwasindahemuka mfura mu bana ba Diyoseze cyane utazaresarika kuva mu ntege ntuzanembwe nemba kinoni Ruhengeri ku Gicumbi ageze arahacumbika. Runaba Busogo Nyakinama Kamanga ntuzampinduke Gahunga n'ibihungu byegere bitazaguhungabana rwose. Nanjye yanga icyaha mumarembera amazina birabyamamaze utete butajya butetereza iterambere mu bitore bitura iwacu. Murama Kanaba Nkumba Nyamugari na Gashaki twese aho bibarutse turamushigikiye komeza twaze mugongo mugari muhawe baruke Diyoseze ya Ruhengeri. Ababishinzwe badufashe rwose nubwo nari musenyeri abana bamusanze bantumye ngo mbatangire ubutumwa bwawe. Wakwibaza uti ubwo
bananirwa gusenga, bafite intimba ku mutima, bahora bifashe ku itama, bahanga amaso abayobozi ngo mbese iriya ngoro nzima ko nabonye yujuje ibisabwa izafungurwa gihe ki? Bazahinduka imyobo, inzererezi n'ingegera, bazatora imico mibi aho batorezwaga ibyiza harafunze, ngo babonye n'abakecuru barira cyane rwose bivugira ubwabo bati nkumbuye Yesu mukarisiya, misa n'amasakaramentu kiliziya yambaye kure none imigizani neza, ababishinzwe badufashe twemererwe gusengera ku Musanze hafi. Ubugome ukaca ntacyo ngutwaye, twasangira ukancura ukaba waranciye ku gacupa, ugacana umubano n'abana, igikoni ukaba utakigikozwa na gato, ukaba usigaye wigunze. Imico nk'iyi ituruka hehe? Imico myiza mugikure he? Mugabo wanjye ndakundorere nanjye site kikahita n'umusatsi ugiye kwemera kuko ibyinshi nawe urabizi, nawe usanze nsengera ngo nduke ku mutima, ababishinzwe bamfashe ndebe ko nakira, twese uko tungana dutere intambwe tujya imbere, dukunda Imana yaturemye iraturenze uko tungana, irebe wisuzume usubize yego cyangwa oya, oya n'isiba nyinshi, uca bugufi wemera Imana kuko uturenze twese, yego n'isiba nyinshi, umenye kuri igihangaje utazapfa, uzatura ku isi nk'umusozi. Mbese igihororo cyawe warakibonye n'amaso yawe? Oya. Ibirugu byawe n'aka gashondo kawe warabibonye? Oya. Amatwi yawe ateye ku maguru? Oya. Amaraso yawe asa nk'umweru w'amata? Oya. Imirongo yo mu biganza byawe birenze ibiri cyangwa itatu y'ingenzi? Oya. Wowe yiciyemo se? Oya. Uzi imibare w'umusatsi yawe? Oya. Umugabo ubwanwa bwawe uzi umubare? Oya. Ibisinzo byawe ko ntoya gusa ko duhagararanye tukaba twicaranye, ibyo ngutekerezaho urabizi? Oya. Reba urutoki rwawe rwitwa musumba zose rufite ibice bine? Oya. Imana ye irabizi kuva imuzi, izagukurikiranira hafi, ngwino dusange Musenyeri atwigishe kuyikunda, dukomeze kurangamira na Yesu Kristo, dusoze dusanga Musenyeri n'abasaseridoti bamukikije, batwihere umugisha ku gahanga, udutere imbaraga nyinshi, dukomeze kurangamira Kristo we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro, tugane kandi kuri Visi Meya n'abayobozi bazanye, akorere mu mufuka avanemo bongo, atwihere abana b'igiturushya ujyana bafite imbaraga mu mubiri muzima, amaraso yatemba ageze kure, abamararungu bahireva Joana biga mu mwaka wa gatatu, n'indi Princesse Gabriela biga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza, batarize ubwenge ku kigo cya Kiliziya Gatolika Ecole Saint-Marc Ruhengeri. Nimudukumbura muzadutumire, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, murakoze. Amashyi menshi cyane. Ndagira ngo murabona ko abantu batashe kare si batashe kare basibye ubwo. Reka dushimire ba Gabriela.
That was